hari icyiciro cya mbere, hari ugutegura kuryama, ikintu cyitwa sleep preparation, hari ugutegura kuryama. Ibi bintu abantu benshi ntabwo babikora kandi biri mu bintu bigufasha gusinzira neza, ukaza kubyuka nta mavunane ufite cyangwa se wumva utasinziriye neza. Sleep preparation rero ni ukuvuga ngo ni ugutegura icyo gikorwa cyo kuryama. Igikorwa nyamukuru ni ukuryama, ni ugusinzira. Igikorwa nyamukuru ubundi ni ugusinzira. Ko kuryama ushobora kuba uryamye ariko udasinziriye, birashoboka. Waryama ariko nanone ntusinzire, ubwo ngubwo biba byagenze bite? Reka turebe ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo sleep preparation cyangwa se gutegura igikorwa cyo gusinzira ni ukuba hari ibikorwa runaka ukora mbere yo gusinzira, bikaba ari ibintu bihoraho. Wenda mbere yo gusinzira ushobora kuba uri wa muntu uvuga uti ndafata agatabo runaka, agakayi runaka nandikamo icyo twita agenda, wandikemo uko umunsi wawe wagenze, wandikemo uko uri kwiyumva, wandikemo wenda nk'ibintu 3 wabashije kugeraho, mbese ukurure umunsi uko wagenze uwandike muri rusange. Hanyuma ukore ibyo uteganya kuzakora ejo. Hanyuma ibyo uteganya kuzakora ejo uvuga uti ni iki ubishyire ku murongo. Icyo kikaba ari igikorwa kibanziriza kigutegura kuryama. Ubwo nk'icyo gihe bumenya ko mbere y'uko uryama urabanza ukandika, ugakora ibi n'ibi, ubwonko bugahita bumenyera icyo kintu, ukavuga ati okay, ni ukuvuga ngo nimba ari kwandika muri agenda, ari kwandika uko umunsi wagenze, ategura n'uko umunsi ukurikiyeho uzaba umeze, icyo gihe bigenda bite? Aba ari gutegura kuryama, ubwonko bukabimenya, ukahita ugera gute? Usinzira, kuko ari byo bitegura. Hari nk'abasoma ibitabo, agasoma Bibiliya, cyangwa se kugira ngo asinzira akumva indirimbo runaka, agashyiramo akaziki kakamusinziriza. Kuba ari wa muntu uri bubanze akavugana na sheri we bakaganira. Ibyo ni ibikorwa biba biri bubanziriza igikorwa cyo kuryama. Abantu benshi rero hari igihe umuntu nyine yisanga yabikoze, ariko ubundi ubwonko iyo bumenye ko ibintu ukabimenya nka gutyo, ukamenya ko hari icyo bikumarira, iyo ubimenye ikigero byagufashagaho, ubwonko uba umeze nk'ubukanguye kuri ka kantu. Rero wajya kubikora utabizi, ariko noneho urabimenya. Icyo gihe bigenda bite? Uhita uhinduka kuri icyo gikorwa, ukavuga uti noneho bya bintu burya nabikoraga ntazi n'umumaro wabyo, reka nshyiremo imbaraga. Noneho ukajya ubikora noneho mu buryo bwiza, burushijeho kuba bwiza. Hari n'abandi bantu bakora meditation cyangwa se amasengesho, akumva nk'ijambo ry'Imana, agasoma Bibiliya, ubundi agasenga, agasenga ubundi akabona kuryama. Ibyo rero ni ibyo bita sleep preparation. Ni ibikorwa uzakora ugamije gutegura umubiri wawe ko wasinzira. Ibi ngibi rero iyo ubikora mu buryo buhoraho, bituma umubiri wawe cyangwa se intekerezo zawe zimera neza. Hari urundi rugero rw'ibikorwa runaka, hari ukuba mbere y'uko umuntu aryama akabyuka akabanza akareba ko inzugi zifunze neza, hari umutekano, agashyiraho amarido, agafunga amadirishya. Ibyo nabyo ni ibikorwa bitegura gusinzira. Kuba umuntu yashyiraho yagena igihe ari buze kubyukiraho, ibyo nabyo ni ibikorwa umuntu aba ari buze gukora agasinzira. Hanyuma ibindi bintu abantu dukwiye kuba twakora kugira ngo twe turi kuganisha kuri bya bikorwa, ese bizakumarira iki mu bijyanye n'ubiringaniza, n'ubikora neza, bizakumara iki mu bijyanye no kwirinda umuhangayiko? Banga ikintu cyitwa kuzimya amatara no kuzimya ibikoresho by'ikoranabuhanga, smartphone, machines n'ibindi byose ukabizimya, yewe ugashyiramo n'akadege iyo bitari ngombwa yuko telefone yawe irara iriho, kugira ngo ubwonko bwawe ntihagire ikintu kiburogoya. Ibyo ngibyo nibyo byitwa sleep preparation. Hanyuma rero iyo umaze gutegura kuryama, hakurikiraho iki? Gusinzira. Uhita usinzira rero birangire. Uhagarika gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, ubundi warangiza ukisinzirira, kubera ko wagize gute?
warangije gutegura ibikorwa byose biri buze kugufasha kuba wasinziriye. Wabanje kureba ko abana baryamye neza, wabanje kureba ko ibintu byose bimeze neza, wafunze inzu yawe, hanyuma uravuze uti ibintu byose ndabirangije, igikurikiyeho ni ikihe? Ni ukusinzira. Icyo gihe rero iyo ukora ibyitwa sleep preparation bigufasha kuba cyangwa se bikurinda kuba wajya gusinzira wumva ujagaraye muri wowe. Ugiye gusinzira ufite ibitotsi, ntabwo ubashije kugera gute. Iyo uteguye, iyo mu buzima bwawe bwa buri munsi ugira igihe runaka cyo gukora ibintu bibanziriza gusinzira, ubwonko bukabimenyera, usinzira neza. Ba bantu baba bafite ibibazo byo gusinzira, uyu ni wo muti wo kuba wagira gute, wakirinda cya kibazo cyose kikurinda gusinzira. Ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose, ugize muri bimwe muri ibi ngibi, umenya ko ari byo bigufasha, kubera ko ufashwa no kwandika muri agenda si ufashwa no gusoma igitabo. Ufashwa no gusoma igitabo si ufashwa no kumva indirimbo mbere yo gusinzira. Ufashwa no kumva indirimbo si ufashwa no gusenga. Ufashwa no gusenga si we wenda ufashwa no kubanza gukora siporo, akabanza akajya muri yariye yagize gute, noneho we kubera ko yabonye ko umubiri we ukenera kubanza agakora siporo, yamara gukora siporo akajya muri dushe, yava muri dushe akabona kuryama. Buri wese agira rero ibintu runaka bimugira gute, bimufasha gusinzira. Rero ni byiza yuko utegura ikintu cyitwa gusinzira, ibikorwa bibanziriza gusinzira. Icyo gihe iyo wize kubikora mu buryo buhoraho, ubwonko burabimenyera. Waba uri nko kwandika uko umunsi wawe wagenze cyangwa uri gusoma nk'igitabo, ubwonko bukaba buzi ngo hagiye gukurikiraho igikorwa cyo gusinzira. Ni ibyo ngibyo rero twari twabateguriye umunsi hano kuri Easy Life Talk Podcast. Twari turi kumwe ni MBOT. Ibiganiro byacu nakagaruka.